Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkwifurije amahoro y'Imana. Ndagarutse, iyi ni ya saha yo kubohoka, ni isaha yo kwakira umugisha. Uyu munsi nje kugira ngo ngusobanurire ikintu bita inzozi. Ikintu bita inzozi, hari inzozi zirindwi ngiye kuvuga ku buzima bwawe. Ibi bintu niba bijya biba bikubaho, bikajya bikubaho, iyo wisanga bikubaho, umenye ko ukeneye gusengerwa cyane, ndetse cyane by'umwihariko ukeneye gusengerwa cyane. Ibi bintu uko ari birindwi nimbivuga ugasanga bijya biba ku buzima bwawe, wihutire gusengerwa Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari inzozi urota ugahita umenya ko nta kabuza, nta gushidikanya bagutanzemo ibitambo, ndetse icyo gihe bakaba banakuroga kenshi, kuko mu inzozi turota akenshi niho Imana ikunda kuvuganira n'abantu benshi. Abantu bagira impano y'inzozi bakazigira, ariko izi nzozi turota Imana ikunda kuvuganira n'abantu mu nzozi, ugasanga iravugana nawe, ugasanga irakubwira. Rero inzozi turota Imana igize ivuganiramo n'abantu bayo. Rero nurota zimwe muri izi nzozi ngiye kukubwira, umenye ngo ukeneye gusengerwa Imana. Ibi bintu uko ari birindwi ngiye kubikubwira. Nge ndi Porofete Emma. Imana iguha umugisha. Reka mvuge ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe, sibyo? Umugisha w'Imana ukugaragareho, ineza y'Imana ikugaragareho, Uwiteka akwambutse iyo Yorodani yariri imbere yawe. Hari umuntu unkurikiye umaze igihe mu bibazo, wagiye kwa muganga, hari ibintu erega ukwiriye kureba ukamenya ngo hari imyuka mibi iri ku buzima bwawe. Akenshi imyuka mibi, ijambo ryo rirambwira ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Nimurwanye Satani nawe azabahunga, nimurwanye Satani nawe azigirayo ave ku buzima bwanyu. Rero hari ibintu biba ku buzima bw'umuntu ukabona ibyo bintu ntibisobanutse. Ninde ujya gusaba akazi bakakamwima? Ni wowe. Mariage yawe ntiyemera, uhorana uburwayi, warivuje byaranze, uhora ujya gusaba akazi bakakakwima, urakora amafaranga baranayaguhemba, ariko nta kintu ajya kumarira. Umushahara wawe nta kintu kumarira. Hari umuntu ujya kureba ugasanga uragerageza kurwana n'ikintu cy'icyaha, ukarwana nacyo, icyo kintu ukarwana nacyo kugira ngo urebe ko cyazakuva ku bitugu, ariko icyo kintu kukuvaho bikanga. Hari ibintu bigaragaza ko uboshye, hari ibintu bigaragaza ko ufite imbaraga z'imyuka mibi zigenda ku buzima bwawe. Nubwo usenga ariko uraboshye, nubwo usenga ariko hari ibintu bigutsikamiye, nubwo usenga ariko hari ibintu bikwicariye, nubwo usenga ariko ukeneye kubohorwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Nubwo usenga ariko ukeneye kubohorwa, ndabikubwira ndi umuhanuzi w'Imana. Akenshi mu buryo bw'umwuka abantu barogera mu isi y'umwuka. Ni nayo mpamvu niyo ubohorwa ukwiriye kubohorerwa mu isi y'umwuka. Kandi ni ngombwa kugira umutambyi musengana. Byanze bikunze ukeneye umutambyi mu buzima bwawe, ukeneye umutambyi, ukeneye umutambyi ugusengera, ukeneye umuntu ugukorera deliverance, ukeneye umuntu wasizwe kandi wuzuye umwuka w'Imana. Nimujya kurambagiza amavuta, mujye musaba Imana nabwo ibahishurire, uvuge ngo ngiye kurambagiza amavuta ameze gute. Kuko akenshi abantu benshi bari kugwa mu maboko y'abitwa ko ari abahanuzi, ukibwira yuko ugiye kubohoka, ariko aho ugiye ugasanga barakuboshye kurushaho. Bitewe n'iki? Hari izindi mbaraga bakorera, kandi hari indi myuka bakorera. Kuko burya intambwe ya mbere yo kubohoka, ntibazakubeshye umuntu uzakubwira ngo aragukorera deliverance itarimo kwihana, itarimo gukizwa. Ahubwo rimwe na rimwe ugasanga hari abakoresha deliverance zirimo ibyaha. Ugasanga umuntu yarambwiye ngo dusambane ngo nibwo ndi bubohoke. Ubwo nibyo? Nusambana nibwo uri bubohoke? Ngo umuntu yarambwiye ngo turyamane ngo nibwo ndi bubohoke. Ubwo nibyo? Iyo ntabwo ari deliverance. Deliverance nyine ni ukubohoka. Imana irakiranuka. Mu bumana bwayo nta cyaha kibamo. Imana uburyo ibohora abantu bayo nta cyaha kibamo. Ntabwo ishobora kukubohora rero yongera igukoresha ibyaha, ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo Imana igukoresha ibyaha, iyo ntabwo ari iyaremye ijuru n'isi.
Imana ntiyoshywa n'ikibi nta n'uwo yacyohesha. Rero ijambo ry'Imana ni wo musingi. Ijambo ry'Imana, ikintu cyose uzabwirwa kitari mu ijambo ry'Imana. Gusa nanone hari abaryifashisha ntarisoma uko riri, akarifata kugira ngo abashe kukuyobya, abashe no kukwereka ko hari ibyo ukwiriye kujyamo. Ariko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero hari ibintu biba ku buzima bwawe bigaragaza ko uboshye. Hari ibintu bikubaho bikagaragaza kuboshye. Ari ibyo bintu ngiye kukubwira nonaha. Uyu munsi ndavuga ibintu birindwi bigaragaza ko umuntu aboshye. Akenshi bigaragarira mu nzozi cyangwa se ibyo wibonaho mu buzima busanzwe. Bigaragarira mu nzozi cyangwa se ibyo wibonaho mu buzima busanzwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Akenshi uzasanga abantu bakuboha, bakakuzirika, bakakubohera ahantu mu buryo utabasha kwinyagambura. Ariko nshuti yanjye, iyi myuka uko ari irindwi uko nyikubwiye, gerageza iyi myuka uyirinde kandi iyi myuka uyiteho. Niba bijya bikubaho, biragusaba gusenga cyane. Biragusaba kuba bugufi bw'Imana cyane. Biragusaba kwiringira Uwiteka nawe akakubera ibyiringiro. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza. Ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye ineza yawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe nyaguhora ku ngoma. Data, aya masaha ngiye kuganira n'ubwoko bwawe. Hari ibyo wamwishuriye, hari ibyo wanyeretse, nanjye nibyo ngiye gusangiza abantu bawe. Nkundira ababoshye ubabohore kuko ni wowe ubohora, abarwayi ubakize kuko ni wowe ukiza. Imbaraga zawe n'imbabazi zawe ziboneke kuri uyu muntu wese ugiye kunkurikira, mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Amen. Imana y'amahoro itugirire neza. Nongere nguhe ikaze, nongere nkubwire ngo habwa umugisha n'Imana. Ibintu birindwi ngiye kukubwira. Icya mbere, mu nzozi zawe nijya ujya uryama, wamara kuryama ukarota warose uryamanye n'inzoka, cyangwa se urota inzoka iza ikuruma igitsinsino. Hari n'urota inzoka imwizingira mu ijosi, cyangwa se ugasanga inzoka ikwizingiye mu nda. Ibyo bintu biragaragaza yuko ukeneye gusenga cyane. Ukeneye no gusengerwa Imana. Sibyo? Ukeneye no gusengerwa Imana, ukeneye no kuba bugufi bw'Imana kugira ngo Imana yururuke izibane nawe, Imana izi kurwanirire. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko barakuroga. Hari umurozi uririyo ukuroga. Akenshi ukunda kubibona iyo nzoka igutera uryamye, rimwe ukayikanga iri ku buriri, cyangwa se ukayikanga yagufasha amaguru, cyangwa se waba ugenda mu nzozi zawe ukabona inzoka ikwizingiraho ijosi ryose. Icyo usabwa rero, urasabwa gusenga Imana. Urasabwa kuba bugufi bw'Imana kugira ngo Imana yururuke izikora ibikomeye, kugira ngo Imana yururuke izibamba amahema. Rero urasabwa kuba bugufi bw'Imana, urasabwa kongera ibihe byo gusenga, ndetse no kuba bugufi bw'umuhanuzi w'Imana kugira ngo agusengere Imana. Kuko hari abantu bakuroga, hari abantu bakoherereza imyuka mibi, hari abantu bakubakiye igicaniro cyo kukuroga, barara batongera amagambo ku buzima bwawe. Ukeneye gusengerwa Imana, kuko iyo udasengeye Imana uwo mwuka urakura. Uwo mwuka ugakura, ukazasanga wabaye munini, ugasanga neza noneho nta kintu ukora ngo cyemere biturutse kuri uwo mwuka. Kuko rimwe na rimwe hari n'igihe ubona iyo nzoka iyo iri ku buzima bwawe iguteza inyatsi, ikaguteza icyangiro, ikaguteza igisuzuguriro, ndetse kuri wowe haba hariho n'umwuka wo kuriganywa. Niyo mpamvu ukeneye gusengerwa cyane kugira ngo Imana yururuke izibane nawe, kugira ngo Imana yururuke izikubambira amahema. Muri icyo gihe uba ukeneye deliverance, hakabaho n'ikintu cyo kubaka igicaniro cy'amasengesho kugira ngo habeho gusenya ibyo bicaniro by'abo barozi n'izo mbaraga zagutsikamiye.
Imana y'amahoro itugirire neza. Nuko ngo umwuka ukura gute? Iyo usomye ijambo ry'Imana riravuga ngo mu itangiriro haravuga ngo ya nzoka. Byatangiye mu itangiriro havuga ngo ya nzoka ngo iraza ishukashuka Eva. Mu itangiriro havuga ngo ni ya nzoka. Ariko iyo ugeze mu byahishuwe ntabwo haba kiri ya nzoka. Bibiliya iravuga ngo cya kiyoka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo haba hakiri ya nzoka, ahubwo Bibiliya iravuga ngo ni cya kiyoka. Kubera iki? Cyarakuze. Umwuka urakura. Uyu mwuka uragenda ukaba munini. Uyu mwuka uragenda ukaba mugari. Uyu mwuka uragenda ukabyibuha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikindi, Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirihabwe cyubahiro. Icya kabiri, ukunda kuryama, ukijya kuryama ukarota uri mu marimbi. Kenshi ukunda kwibona umanuka mu marimbi, ukabona umanuka mu mwobo munini cyane, ariko kenshi ukunda kurota uri mu marimbi. Cyo ndakijyanira hamwe no kubona imyuka y'abapfuye. Gusa ku mwuka w'abapfuyeho ndaza kuza kubivuga mu yindi verisiyo, ariko reka mvuge kenshi kwibona uri mu marimbi. Bivuze iki? Bivuze ko ukeneye gusenga cyane. Hari umuntu wakuroze agutangaho ibitambo. Ni ukuvuga ngo amazina yawe aba ari ikuzimu. Kuko ngo baba baragutanzemo ibitambo. Hari umuntu wagutanzemo ibitambo. Niyo mpamvu wibona mu marimbi. Kuko ngo wibona mu marimbi, ntabwo ukwiye kwibona mu marimbi, kuko uri umuntu w'Imana. Wowe uri umwana w'Imana, wavutse ubwa kabiri. Uriho ubwiza bw'Imana. Ntabwo ukwiye kugaragara uri mu marimbi, ntukwiye kugaragara uri ahantu mu myobo. Impamvu wibona gutyo nuko watanzweho ibitambo. Ukeneye deliverance, ukeneye gusengerwa Imana. Cya gatatu reka nacyo mpite nkitwara. Akenshi ukunda kubona urota imyuka y'abapfuye. Ukarota mama wawe wapfuye muri kumwe, ukarota nyogokuru wawe wapfuye muri kumwe, ndetse ukarota umuntu wari inshuti yawe muri kumwe, ukabona mugendana, ukabona mubana. Aha ngaho ukeneye gusengerwa Imana, kuko uriho ikintu cy'umwuka w'urupfu. Uyu mwuka ukuriho. Ndetse ikindi, imyuka y'abapfuye yiza ku buzima bwawe, muri wowe haba hari ikintu kitagenda neza mu isi y'umwuka. Umuntu wapfuye n'umuntu muzima nta hantu bakwiriye guhurira. Ariko uyu munsi niba uhura n'umuntu wapfuye, mugahura, ukabona muganira, ukabona muri kumwe, ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye gusengerwa Imana, ndetse ukeneye deliverance yihuse cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya kane, Imana itugirire neza, ukunda kubona ujya kuryama ukabona urimo urohama mu mazi, ukabona urimo woga mu nyanja, ukabona uroga ariko ntibigira iherezo. Bivuze ko imbere yawe haba hari ibigeragezo byinshi, kandi amahirwe menshi nuko uzabigwamo, ntabwo uzatsinda. Kuko iyo ubona woga kandi ukibona mu nyanja, inyanja ubundi ivuga isi. Iyo ubona rero urimo woga ukabona muri uko koga kwawe, ukabona ntibigira iherezo kandi ntibigira igarukiro. Ndetse rimwe na rimwe ukabona uroga, wakoga ukabona urohamyemo. Imana y'amahoro itugirire neza. Bivuze ko ukeneye gusengerwa cyane. Ukeneye deliverance y'imbaraga, kuko imbere yawe hari ibigeragezo, ndetse ukeneye kubika amasengesho menshi kugira ngo Imana izabane nawe. Ukeneye kubika amasengesho menshi kugira ngo Imana izakurwanirire. Imbere yawe ntabwo ari heza. Imbere yawe hari ibintu bitameze neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Sibyo? Imbere yawe hari ibintu, ukeneye gusengerwa Imana. Ukeneye kubana n'Imana. Ukeneye kuba bugufi bw'Imana. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ukeneye gusengerwa. Ukeneye umutambyi, ukeneye akanwa k'uwasizwe. Imana itugirire neza. Icya gatandatu, niba atari icya gatanu, ukeneye, hari ikindi gihe ujya kuryama ukarota wambaye inifomo z'ishuri. Ukabona uri mu ishuri, ukabona wasubiye mu ishuri, urimo urigana n'abandi banyeshuri, ndetse rimwe na rimwe ukabona wahereye materineri, cyangwa se uri muri pirimeri, cyangwa se uri muri segonderi,
ariko ukabona wambaye inifomo z'ishuri, ndetse rimwe na rimwe ukibona urimo urakora ibizama ariko ukabitsindwa. Bivuze ko imbere yawe ubuzima bwawe bugiye kuba bubi. Ukibona izo nzozi ukeneye gusenga cyane, ukizibona uwo mwuka ukibona izo nzozi ukazibona, ubuzima bwawe biba bivuze ko bugiye kuba bubi cyane. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana ugasenga, ndetse byaba na byiza ukabona umutambyi mugasengana akagusengera Imana ko ubuzima bwawe bugiye gusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo ugiye kongera usubire inyuma, usubire mu buzima bwo gupfundikanya, usubire mu buzima budasobanutse, usubire mu buzima wahozemo kera. Kuba ngo niba warazunguzaga udacunze neza, wasubira muri bwa buzima bwo kuzunguza, cyangwa se bwa buzima bagusohoraga mu nzu. Niba wubatse udacunze neza urugo rwasenyuka, kongera ukibana ukaba umusiribateri. Rero uba ukeneye gusenga cyane kugira ngo Imana izibane nawe. Ikindi cya gatandatu, hari abantu ushobora kuba waravuye mu Rwanda ukajya mu mahanga, ariko ukunda kurota warasubiye mu cyaro ku ivuko ry'iwanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Warasubiye mu cyaro ku ivuko ry'iwanyu, ndetse kenshi ukunda kwibona ku itongo ry'iwanyu. Ukibona ku itongo ry'iwanyu, ukibona uriyo, ukabona urimo urahinga, ukabona uri muri kavukire y'iwanyu, ndetse ukibonayo kandi wibona mu buzima butari bwiza. Igisobanuro biravuze ngo ukeneye gusenga cyane, ukeneye gusenga cyane, ukeneye gusengerwa, ukeneye gusengerwa, ukeneye gusengerwa Imana. Sibyo, ukeneye gusengerwa Imana, Imana ikabana nawe. Kwango hari umwuka wo kugusubiza inyuma uri ku buzima bwawe, hari umwuka wo kukunaniza uri ku buzima bwawe. Uyu mwuka ushobora gutuma ubura ibyangombwa mu gihugu urimo. Uyu mwuka ushobora gutuma bakuriza indege bakagusubiza iyo wavuye. Uyu mwuka ni umwuka wo kugusubiza hasi, ndetse niyo wabonye uyu mwuka hari igihe bakwirukana mu kazi ugasanga wisanze uri umushomeri, kubera ko uyu mwuka ni umwuka ugusubiza inyuma, ukakuvanaho wari uri ukagusubiza ahandi hantu hamwe wahoze kuva cyagiye. Imana y'amahoro rero tugire neza, aho biba bisaba gusenga cyane kugira ngo Imana yururuke izibane nawe. Ikindi kintu aricyo cya karindwi nsorejeho, iki kintu cya karindwi ndashaka tugisengere cyane cyane, kuko ni umwuka wugarije isi, ni n'umwuka Satani yazanye mu bantu kugira ngo abace intege ndetse abananize, abasubize inyuma, baheze hasi. Uyu mwuka ni uwuhe? Ni umwuka wo kurara abantu basambana mu nzozi, ukarara musambana mu nzozi, ukarara wikinisha, ukarara usambana n'ibintu utazi. Uwo ni umwuka mubi cyane, umwuka ukwiriye kwamagana, kandi ni umwuka ukwiriye kwanga. Uyu mwuka ukawikuraho, uyu mwuka ukawivanaho, uyu mwuka ukawucecekesha, ugasengerwa Imana. Gusa uyu mwuka ntiwapfa kukuvaho hatabayeho imbabazi z'Imana. Hakenewe imbabazi z'Imana kugira ngo uyu mwuka ukuveho. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Hakenewe imbabazi z'Imana. Niyo mpamvu hakenewe ikiganza cy'uwasizwe, ndetse hakenewe deliverance, kuko uyu ni umwuka wa mayimuna. Uyu mwuka wa mayimuna iyo uri ku buzima bwawe, usanga kenshi ibintu byose urabikora ntibyemera. Urasanga ntiwakubaka urugo, kuko uyu mwuka usenya urugo. Uyu mwuka wirukana abagabo, uyu mwuka wirukana abagabo, uyu mwuka ugasanga wirukanye umugore wawe, urugo rugasenyuka neza, bikanga bigapfa pe, bikadogera, ukabona birakomeye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ukabona biradogereye, ukabona birakomeye, ukabona biranze, mu rugo hagahora induru, mugahora mudahuza. Kubera iki? Iyi ni imyuka mibi y'abazimu, iyi ni imyuka mibi y'abantu barapfuye kera, iyi ni imyuka mibi y'ibintu by'ikuzimu. Rimwe na rimwe usanga baba baragutambye, bakagutamba cyangwa se bakakumurikira nyabingi. Ibyo biza kugusambanya akaba ari ibyo bakumurikiye, ndetse rimwe na rimwe ukaba uri umugirwa wabyo. Hari n'abantu iyo uri umukobwa ukaba urota gutya, gushaka bwo byagorana, ntabwo washaka. Kubera iki? Ibi bintu birafuha. Niyo hagize umuntu uza kugutereta biramwirukana, bimwigizayo,
bimuvanaho. Niyo ufite umugabo biramwirukana, niyo ufite umugore biramwirukana, kuko birafuha. Ni ukuvuga ngo baragutanzemo ibitambo bakakumurikira imbaraga z'abazimu, ko arizo zizakubera umugabo, ko arizo zizakubera umugore, ugasanga urugo ntirwemera. Wasenye hano, usenya hariya, mbega ibyawe bihora muri zunguruka, bihora mu buzima bwo kwizengurukaho, ibyawe nta na kimwe kijya ku murongo. Rero uba ukeneye gusengerwa Imana, uba ukeneye deliverance y'imbaraga, ndetse no kubaka igicaniro cy'amasengesho kugira ngo uwo mwuka ubashe kuva hehe ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. N'ibyo bintu birindwi, iyo myuka irindwi niba uyibonaho, urampamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, dusengana Imana. Ni imyuka mibi, ni imbaraga mbi, ni ibintu binaniza, ni ibintu bikubaho ukizengurukaho. Niyo wasenga ka gihumbi ukabona nta kintu gihinduka, uhora mu butayu, uhora uzamuka imisozi utanga amaturo, watanze ibitambo, ariko nta kintu gihinduka. Ndagira rero nkubwire, ukeneye deliverance y'imbaraga, ukeneye gusengerwa by'umwihariko, ukeneye umuhanuzi, ukeneye umutambyi. Rero umpamagare kuri iyo nimero niba ushaka ko dusengana. Niba ushaka ngo dusengane Imana, urafata iyo nimero umpamagare, dusengane Imana. Imana izikora ibikomeye ku buzima bwawe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho. Shalom shalom. Imana ikwishimire inshuti yanjye, ndagukunda. Ntukagire icyo ukena, ntukagire icyo wifuza. Umwami Imana ajya agumya kukubera ubuhungiro n'ubwihisho, kandi ajya kubera ubwugamo, ajya kubera ubwegamo, ajya kubera Imana ku manywa na nijoro, ajya kubera umutabazi, ajya kubera umurengezi mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho gubwa neza rero, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Uwiteka kwishimire. Niba utarakora subscribe uyikore, niba utarakora like, comment, byose bikore, ni ingenzi. Imana iguhe umugisha. Shalom shalom.